ubu buhanuzi bwakire n'ubwawe, nubwo ukwezi kwa karindwi buno buhanuzi bwakire n'ubwawe, bwakire mu izina rya Yesu Kristo, bwakire, burasohoye vuba cyane, ugiye kubirebesha amaso yawe, ibi ntabwo bitinze. Tukiri ubuzima bwawe byizere kandi ubyakire, garukamo ibyiringiro mu izina rya Yesu. Imana yambwiye ngo yibutsa abantu bayo, hari abantu basenze Imana bamaze igihe bari ku musozi w'igisuzuguriro basuzugurwa n'abadayimoni, hari abantu bakubiswe hasi, hari abantu basubijwe inyuma, hari abantu urareba ugasanga ahantu hose inzira ugiye murasanga ziri bloke, ariko Imana yambwiye ngo ihiritse urukuta rwabuzaga abantu b'Imana kugera ku migisha yabo. Hari urukuta rwari rukuri imbere ariko Imana irukuyeho. Hari abantu bamaze igihe bakozwe isoni, Imana yambwiye ngo Imana ije kugukuraho isoni. Umaze igihe wireba ukabona uriho isoni pe. Hari igihe ureba ukabona isoni zirahari, ukabona zirahari, wareba imbere ukabona n'isoni, wareba ku ruhande ukabona n'isoni, wareba n'inyuma ukabona n'isoni, mbega ahantu hose unyuze ukabona isoni ziragukanuriye. Ariko data yambwiye neza, aje gukuraho abantu isoni. Imana itugirire neza, aje gukuraho abantu isoni. Isoni umaze igihe zikuriho, isoni zo kupfusha ubukwe. Ninde wapfushije ubukwe? Ni wowe. Ninde babenze? Ni wowe. Ninde wacuruje agahomba? Ni wowe. Ninde bahora basohora mu nzu? Ni wowe. Ninde ujya gusaba akazi bakakamwima? Ni wowe. Birahindutse mu izina rya Yesu. Haleluya. Vuga ngo birahindutse mu izina rya Yesu. Ndashaka kubona umubare w'abantu benshi bavuga ngo nakiriye gukurwaho isoni. Jya muri comment wandike muti ngewe runaka nakiriye gukurwaho isoni. Ni ukuri Imana yambwiye ngo ije gukuraho abantu bayo isoni. Tangaza muri wowe hari harimo ubwoba bw'uko ibyawe bitazemera, ariko biremeye mu izina rya Yesu. Ari wowe hari harimo yuko utazabona akazi, ariko karabonetse. Imana ihinduye ibintu, Imana inyuranyije amaboko, Imana iremye ikintu gishya mu izina rya Yesu. Imana yambwiye ngo nze mbwira abantu ngo Yeriko imaze igihe bari imbere iraridutse. Yeriko imaze igihe kuri imbere, sinzi yariyo, sinzi yari kuri imbere, ariko Imana yambwiye ngo nze nkubwire muri iyi saha y'igitangaza ngo Yeriko yari kuri imbere iraridutse mu izina rya Yesu. Sinzi wowe fata iyo Yeriko uvuge ngo iraridutse, fata iyo Yeriko. Nishimwe cyane. Umva ku murongo wa 4 yaravuze ngo witinya. Imana ishimwe cyane, witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe n'umugayo wo mu bupfakazi bwawe ntuzawibuka ukundi. Rabinifo shando wiribirifa. Imana ishimwe cyane. Witinya. Imana ishimwe. Witinya mama, witinya papa, witinya wowe nkurikiye. Hari ikintu kimaze igihe kigukanze, hari ikintu kimaze igihe kigukanuriye amaso, ureba ukabona ukavuga uti ibi ni ibiki, ariko witinya. Imana imanuye ingabo zo kukurwanirira. Data arakwibutse, data arakurengeye, data akubambiye amahema, data akubambiye amahema. Shalom. Imana ishimwe cyane, ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Habwa umugisha n'Imana. Ni Profete Emu gusuhuza, nkwifurije amahoro y'Imana, nkwifurije umugisha. Iyi ni ya saha y'ubuhanuzi, isaha yo kwakira igitangaza. Aho uri hose gira hino wakire ubuhanuzi mu izina rya Yesu. Hari igitangaza kigiye gukoreka muri ubu buhanuzi. Muri iyi saha y'igitangaza hari igitangaza ugiye kwakira. Rarikayo nk'abantu nka 5 basharinga iyi video bakira ubuhanuzi mu izina rya Yesu Kristo. Wewe wamaze gukora subscribe, Imana iguha umugisha. Nawe utarayikora yikore, kuko nzi neza ko nta gihombo uzagira. Umugisha w'Imana uzaboneka kuri wowe, kandi nzi neza ko Imana izakora ibikomeye turi kumwe. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Rero reka nkubwire ngo komera, nkubwire ngo igitondo cyiza niba uherereye ari mu gitondo, nkubwire ngo umugoroba mwiza niba uherereye ari nimugoroba. Kuri twebwe turi amahoro, turashima Imana. Ibyo si byo nirata, ndirata Kristo wampaye agakiza ke ku buntu. Reka nkubwire, buriya tuvuga ibitangaza, ariko buri igitangaza gikomeye nuko Kristo yaduhaye agakiza ku buntu. Nicyo gitangaza gikomeye buriya kiruta ibindi. Buriya nge byari bigoye nge ureba uyu nguyu kugira ngo Imana impa agakiza. Nanjye ubwanjye sinabitekerezaga kuko nari mubi, ariko Imana ishimwe ko ari umutunzi w'imbabazi. Haleluya. Nawe niba Yesu yarakubabariye, ishimira icyo ngicyo, nicyo kintu cya mbere Yesu yakoze. Wibuke bya byaha wakoze, wibuke n'ibyo ugikora uyu munsi, ariko imbabazi zayo, haleluya, zikaboneka ku buzima bwawe. Ni ukuri nibyo gushimwa,
ni ibyo guhererwa Imana icyubahiro. Ubu urimo uravuga ngo nta kintu Imana irakora, ngo ntakuna. Umva nkubwire, kuryama ni ibya buri wese, ariko kubyuka ntabwo ari ibya buri wese. Nubona uryamye ukabona ubyutse amahoro, ujye uhereza Imana icyubahiro, utinda gushima Mana kunyongereye umunsi wo kubaho. Ko buriya igishoro cya mbere ufite kikwereka yuko uzagera ku butsinzi, kikwereka ko uzagera ku mugisha wawe, nuko uyu munsi ugihumeka umwuka w'abazima. Umuntu wahebye kuzatunga ni umuntu wapfuye. Abari mu gituro ntibavuga, bari mu gituro ntibatekereza, bategereje kuzacirwaho urubanza. Ariko wowe kano kanya Imana irahari kugira ngo ihindure amateka y'ubuzima bwawe. Kano kanya Imana irahari kugira ngo iguhindurire amateka. Data yaguhindurira amateka, data yakwagurira imbago, data yakumara umubabaro, data yakurwanirira, data yagucira inzira. Uyu munsi wa none harimo ibyo utari watunganye. Umva ijambo Pawulo yabwiye Tito, aravuga ngo icyatumye Imana igusigaza ikireti kwari ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Hari ibintu rero byasigaye bidatunganye, hari ibintu utari ushoboye, ariko Imana iragusigaza. Uyu munsi ni wo wawe wo kugira ngo utunganye ibyari bidatunganye mu izina rya Yesu. Rero Imana ishimwe. Ndacyavuga kuri mbere ya byose, mbere yuko nkubwira ubuhanuzi Imana impaye kuguha, ndagira ngo nkubwire Imana iracyari ngari, Imana iracyari nini. Rebera Imana mu bunini bwayo, rebera Imana mu bugari bwayo, rebera Imana mu mbaraga n'ubushobozi bwayo. Imana ntuyirebe nk'inyantege nkeya. Nujya no gusenga, saba ibintu binini, saba ibintu byagutse, kuko uri umwana w'Imana kameme, uri umwana w'Imana. Uri icyo nshimira Imana, ndi umukozi w'Imana, ariko mbere yuko mba umukozi mbanza kuba umwana. Imana ishimwe, angiriye ubuntu, angirira icyizere, ampa gukora mu rugo rwa data, ndabishima. Imana ishimwe cyane. Rero saba ibintu binini, usaba ibintu byagutse. Uri umutsinzi, uri umutsinzi, uri umunyamugisha, uzagera kure, uzakomera, uzaba umuntu udasanzwe, uri umunyembaraga. Haleluya. Imana akenshi abantu bakunda kuyifata uko itari, bakayifata nk'Imana y'inyantege nkeya, bakayifata nk'Imana ntoya. Ariko iyi Mana ni ngari, iyi Mana ni nini, iyi Mana irahambaye, iyi Mana niyo kwiringirwa. Haleluya. Twiringiye abantu baraduhemukira, twiringiye abantu baraduta, ariko Yesu niwe nshuti itajya ibasha kugusiga mu byago no mu makuba. Yesu muba muri kumwe. Imana y'amahoro itugirire neza. No mu rupfu Yesu yarivugira avuga ngo unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho mu izina rya Yesu. Yesu Kristo niwe nshuti, no mu rupfu murajyana. Yesu Kristo niwe ugukunda ukennye, akagukunda wakiza, akagukunda urwaye, akagukunda uri muzima. Haleluya. Imana ishimwe. Kandi ukwikunda umwana wayo, njye nikwinkunda ntakwiriye, nari umugome nukwima Yesu ngo mbambirwe ku musaraba. Muba yacunguje amaraso ye, nzi yuko nanjye ndimo, nzajya ndirimba urwo rukundo ndukwize mu isi yose. Ingoma zose zo mu isi yacu zijya zihita zishiraho, abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibukwa. Nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero, urwidukunda twabari mu isi nirwo rutazashira. Haleluya. Urw'Imana idukunda, urw'Imana igukunda mama. Reba ibintu Imana yagutambukije, urebe ibintu Imana yakunyujijemo, urebe mbega usubiza amaso inyuma, urasanga Imana ihari. Satani arimo arakunyuza mu bihe bigoye, ariko nusubiza amaso inyuma urasanga Imana ihari. Nusubiza amaso inyuma urasanga Imana igikora. Nusubiza amaso inyuma urasanga Imana ari iyo kwizerwa. Nusubiza amaso inyuma urasanga Imana ari igitinyiro. Nusubiza amaso inyuma urasanga, haleluya, Yesu ari muzima. Tutayazima, Yesu ni muzima, Yesu arashoboye. Yesu ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Yesu intambara iyo zibayeho, erega mu bibazo hagati Imana iraboneka. Iyo habayeho ibibazo Imana iraboneka. Iyo habayeho intambara Imana iraboneka.
iyo tunyuze mu biturushya Imana iraboneka. Imana ijya igaragara mu byago, Imana ijya igaragara mu makuba, Imana ijya igaragara hamwe wowe utabona Imana. Yo ijya igaragara igaseruka byagucanze, utazi ngo bizakemuka bite, ubona nta nzira, ubona nta buryo, ubona byagoranye. Imana ishimwe. Rero data aje kugukorera ibikomeye. Birashoboka ko urwaye, birashoboka ko ufite amadeni, ariko humura, hari Imana iri bugufashe. Urashaka gutangira business, wowe rambagiza aho uzakorera, wizere Imana, vuga ngo ndi umutsinzi, utangire kwisanisha n'icyo ushaka kubamo, utangire kwisanisha n'icyo ushaka kujyamo. Reka nkubwire, ntabwo ushobora kuba umucuruzi udatangira kwisanisha n'abacuruzi. Niba ushaka kuzacuruza, tangira wisanishe n'abacuruzi, utangire ugende nk'abacuruzi, utangire urambagiza aho bacururiza, utangire ubabaza uko babikora. Imana itugirire neza. Imana ivuze ngo igiye iraguhaye gucuruza, wijya mu butayu. Mu butayu ntibacururizayo, jya mu isoko. Imana itugirire neza. Jya mu isoko, uzamure amavuta, uzamure kwizera. Haleluya. Imana ivuze ngo igukoreye mariage, iguhaye fiance, va mu butayu. Mu butayu ntabwo uzabonayo fiance. Ambara neza ugende hano mu mujyi Nyarugenge, utembere bakubone, ujye mu rusengero usenga Imana, aho abo basore baba bari bakubone, niho bazakubonera. Tura bugufi bw'amasezerano. Imana y'amahoro itugirire neza. Tura bugufi bw'amasezerano. Imana irakubwira ngo nguhaye fiance, ukazindukira mu butayu. Reka nkubwire, Imana iki Imana ivuze kingana n'iki koze. Imana y'amahoro itugirire neza. Iki Imana ivuze kingana n'iki koze. Rero tura bugufi bw'amasezerano. Imana nibivuze ngo nguhaye gucuruza, genda wisanishe n'abacuruzi. Iyo ugendana n'abacuruzi bagusiga uwo mwuka, iyo wiyaturaho nawe bikubaho. Utangira kwagura ibitekerezo, ugatangira kubona uko babikora, ayo mavuta akakwambara. Reka nkubwire, icyo ugendanye nacyo igihe kinini usa nacyo. Uzasanga umuntu ukora ku cyuma cy'ifu, kenshi kubera ko ari wahora, ntabwo uzamuburana ifu niyo yaba yakarabye. Byanze bikunze ifu uzayimubonana, kuko ahora bugufi bwawe. Umuntu uhora muri saro wogosha, niyo yaba yagize ate ukamesa imyenda ye kagihumbi, ntuzabura agasatsi kari mu myenda. Kubera iki? Niko kazi akora. Icyo umuntu akora asa nacyo. Imana itugirire neza. Icyo umuntu akora asa nacyo. Isanishe rero, niba ushaka gukomera, isanishe n'amavuta y'abakomeye. Imana itugirire neza. Niba ushaka kugera kure, shaka inshuti z'abantu bageze kure. Senga Imana iguhuze n'abantu bakomeye, guhuze n'abanyamugisha, guhuze n'icyo kintu ushaka kujyamo. Imana itugirire neza. Se wazatwara imodoka gute uyitinya? Imana iguha abantu bafite amamodoka, uyigendemo kenshi, uyisanzureho kenshi, wicare kuri vora kenshi. Niyo waba udatwaye, ayo mavuta kuzaho, tangira guhindura ibitekerezo byawe. Ariko se wowe uratangira kugira ibitekerezo by'ahandi wavukiye iyo ngiyo mu Koro, iyo ngiyo ku Kirenge pfi, iyo ngiyo mu Bihanamanga, muri ya hahandi muri ya manegeka yiwanye pfi. Iyo ngiyo nibyo bitekerezo bikubamo. Ugasanga niyo uryamye urota usimbuka ya migende yiwanyu, ukarota usimbuka ya mikingo, ugarota ugira gute. Mbega nta nzozi nzima ziba muri wowe, kubera ko muri wowe nta vision ibamo. Haleluya. Iyo wagize vision urayisengera, ukayereka Imana. Reka nkubwire, rega nta kintu gishya Imana igikora, ahubwo Imana ishyigikira ibitekerezo byacu. Imana itugirire neza. Ubwo ni ijambo rivuga ngo ntabaza ndagutabara. Imana itugirire neza. Mu mpumyi Yesu yahumuye, agiye azibaza ngo urashaka nkugirire ne, kandi abibona kwihumye. Imana itugirire neza. Yesu yari akeneye ijambo rivuga ngo ndashaka gukira. Haleluya. Ese nawe urashaka gukira? Ese nawe urashaka guhumuka? Nawe urashaka kwaguka? Nawe urashaka gukomera? Wowe uririrwa uryamye, uririrwa wiriza, Mana nabuze akazi, Mana nabuze akazi. Wowe uririrwa uryamye, zenguruka aho bafite akazi, zenguruka ajya kuri kampani mu depoze bakwange ujye ku yindi, zenguruka ajya mu karere kamwe bakwange n'ibyangu ujye mu kandi. Depoza hamwe. Imana y'amahoro itugire neza. N'ibyangu ujye n'ahandi, kandi utangire gushaka inshuti z'abantu bafite akazi. Nibo bazakubwira amakuru y'ahari akazi, kuko mu bigo byabo nibashaka akazi bazakubwira ngo nibashaka gutanga akazi bashaka abakozi, azahita guhamagara avuge ngo hari inshuti yanjye nzi bishoboye. Ariko se wowe nta kazi ugira, uri umushomeri, uri aho ngaho, no kwishyura inzu birakugora. Uragendana n'inshuti nazo ziri aho zazezengeye, nazo nta kazi zigira, baraho ngaho byarabacanze, baraho ngaho barakubiswe, amaso yaramenetse, bahora barira, ararira nawe ukanyigira. Ubwo se bizavamo? Imana itugirire neza.
gendana n'umuntu wakabonye, ntabwo nuvuga ngo ndi umushomera kubwire ngo komera nanjye yakampaye nawe izakaguha. Haleluya. Tangira wifuze n'amavuta y'icyo ushaka kuba cyo. Imana itugirire neza. Icyo ushaka kuba cyo Imana itugirire neza. Haleluya. Tangira wihuze n'amavuta y'icyo ushaka kuba cyo. Icyo ushaka kuba cyo kizakwambara, kandi wihindura ngo nuko icyo ushaka kuba cyo kitari cyakunda. Komeza ukivuge. Icyo kintu kivuze cyane uwo mwuka urakwambara. Kanwa kacu kararema. Vuga ngo ndi umukire mu izina rya Yesu Kristo. Nushaka ububurara uri umukene se gute? Wapi? Sibyo? Ibitoki byawe waguze ku mifungo by'ijana biramaze, wabiguze muri supermarket nabyo byitwa ibitoki. Iyo bihiye byose babiyaruriye hamwe, wenda byatandukanwa n'ibirungo, ariko byose byitwa ibitoki. Rero wikwica intege, wikwica intege uvuga ngo urakennye, wikwica intege uvuga ngo ntusobanutse, ngo abandi bafite amafaranga. Nezezwa n'igihumbi cyawe ufite mu mufuka. Vuga ngo iki kizangeza kure, nzakomera. Ukirya uri gutekereza ejo hazaza, wakora iki? Bari muri Kristo Yesu turi abatsinzi. Vuga ngo aho iwacu batageze nge nzahagera, ibyo iwacu batakoze nge nzabikora, wacu ntibakomeye nge nzakomera, wacu ntibubatse inzu nge nzayubaka, mu muryango w'iwacu nta waguze imodoka nge nzayigura. Atura ayo mavuta. Abana banjye ntibaziga nk'uko nize. Wize upfundikanye uri aho ngaho urwaye amavunja nk'icyatanu, wambara inkweto z'ibirebane, na rimwe na rimwe ukajyana imivovo ku ishuri ugiye kwiga. Imana y'amahoro itugirire neza. Warangiza uyu munsi wa none barakubwira ngo jyana umwana mu ishuri, ngo nge ko ntize sindi. Abo ni abazimu bakurimo, barakuzuye. Tokesha abo bazimu, uvuge ngo mu izina rya Yesu Kristo sinshaka kubaho uko umwana wanjye ngo akure nk'uko wakuze. Hoya, haranira ko umwana wawe yiga mu mashuri asobanutse, kuko nicyo gishoro ufite. Mushoremo. Haleluya. Iyo ni imyumvire ukwiriye kugira, imyumvire isirimutse, imyumvire y'umurokore wisobanukiwe akamenya agaciro ke. Buriya ntabwo abarokore hari agaciro mutazi, ariko uzi ko turi abana b'umwami. Siko turi abana b'umwami. Bitarisobanukirwa kuri umwana w'umwami, utangira kurira ku muhanda, ugatangira guhagarara ku muhanda, wasanga uricaye na Bibiliya mu kwaha urimo urarya ibigori kuri kaburimbo. Niyo mukozi w'Imana umeze gutyo ntabwo ari isobanukirwa. Nihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyari. Urasanga neza uri mu kabari wasinze, ufite suruduwiri uri kumwe n'abasinze, muraceza imbyino ziri aho ngaho, nawe ugaceza urota umuriro w'abapagani. Ntabwo urisobanukirwa, ufite ikibazo. Imana y'amahoro itugirire neza. Isobanukirwe. Banza wisobanukirwe, wihesha agaciro nk'umukozi w'Imana ugabura ibyari. So ntabwo muzi ko turi bambasaderi b'ijuru? Cyo wihesha agaciro. Ugasanga uri muresikoroka, ugasanga umuntu araje aragusengeye, araje ngo umusengere, aho kugira umusengere utangiye kumutereta. Uri muratesha agaciro Imana yacu, nshuti yanjye. Aho kugira umuntu umusengere havuye wamusambanyije, ubwo ntufite abazima. Iki kibazo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ahantu wajisha igisabo ntabwo hatera ibuye. Ntabwo watera ibuye ahantu wajisha igisabo. Kirazira. Never. Oya. Sibyo? Niyo waba ufite inzara waba uraye, ntukere ko ugiye gusengera ko ufite inzara. Jya wihagararaho. Data wo mu ijuru aragabura, ndi umugabo wo kubihamya. Data wo mu ijuru aragabura. Data wo mu ijuru ajya atanga amano. Ntabwo ngiye gutanga ubuhamya, ariko ndi umugabo wo kubihamya. Haleluya. Ndakubwira imbaraga z'Imana. Imana nuyifata ari ngari mu buzima bwawe izaza ari ngari. Nuyifata ko ari nini izaza ari nini. Uko uzafata Imana niko uzayibona. Imana iza muri angere zose. Iyo uyifashe ko ari nini nayo iza ari nini. Iyo uyifashe ko ari ntoya nayo iza ari ntoya. Ariko fata Imana ko ari nini. Ndavuga rega Imana yambukije Abayisiraheli inyanja itukura. Ntabwo ndimo ndavuga muri umuna wayo. Ndavuga Imana yahaye Sara umwana. Agejeje imyaka yaracuze yaribagiranye, amatama yarahombanye, iminkanya yari yaraje, asigaye asusumira ari aho ngaho. Ariko Imana iragenda imuha umwana arabyara we. Haleluya. Iyo ngiyo niyo mvuga, ntabwo mvuga muri umuna wayo. Ndavuga Imana ishobora byose. Ndavuga Imana yumva gusenga. Ndavuga Imana igihindura amateka abantu bagatangara. Ariko yo ntigitangara kuko niyo gitangaza. Haleluya. Ntabwo yatangara, yatangara ite?
y'umunsi hari ibintu Imana ikora wowe ugatangara kuko uri umuntu, ariko yo ntigitangara. Haleluya, Imana ishimwe. Ngiye guhanura, nje kukubwira icyo Imana yavuganye nawe. Imana yantumye kubwira abantu ngo nibahumure. Imana yantumye kubwira abantu ngo bahumure. Ubu buhanuzi burasohora, ubuhanuzi bugiye gusohora ku buzima bwawe. Byizere kandi ubyakire, garukamo ibyiringiro mu izina rya Yesu. Imana yambwiye ngo yibutsa abantu bayo. Hari abantu basenze Imana bamaze igihe bari ku musozi w'igisuzuguriro, basuzugurwa n'abadayimoni. Hari abantu bakubiswe hasi, hari abantu basubijwe inyuma, hari abantu urareba ugasanga ahantu hose inzira ugiye murasanga ziri bloke, ariko Imana yambwiye ngo ihiritse urukuta rwabuzaga abantu b'Imana kugera ku migisha yabo. Hari urukuta rwari rukuri imbere, ariko Imana irukuyeho. Hari abantu bamaze igihe bakozwe isoni. Imana yambwiye ngo Imana ije kugukuraho isoni. Umaze igihe wireba ukabona uriho isoni pe. Hari igihe ureba ukabona isoni zirahari, ukabona zirahari, wareba imbere ukabona n'isoni, wareba ku ruhande ukabona n'isoni, wareba n'inyuma ukabona n'isoni. Mbega ahantu hose unyuze ukabona isoni ziragukanuriye, ariko data yambwiye ngo aje gukuraho abantu isoni. Haleluya, komera Imana amashyi. Imana y'amahoro itugirire neza. Aje gukuraho abantu isoni. Imana itugirire neza. Aje gukuraho abantu isoni. Isoni umaze igihe zikuriho, isoni zo kupfusha ubukwe. Ninde wapfushije ubukwe? Ni wowe. Ninde babenze? Ni wowe. Ninde wacuruje agahomba? Ni wowe. Ninde bahora basohora mu nzu? Ni wowe. Ninde ujya gusaba akazi bakakamwima? Ni wowe. Birahindutse mu izina rya Yesu. Haleluya, vuga ngo birahindutse mu izina rya Yesu. Ndashaka kubona umubare w'abantu benshi bavuga ngo nakiriye gukurwaho isoni. Jya muri comment wandike muti ngewe runaka nakiriye gukurwaho isoni. Ni ukuri Imana yambwiye ngo ije gukuraho abantu bayo isoni. Kandi muri uku kwezi kwa karindwi ubuhanuzi ubwandike, kwezi kwa karindwi tugiye kwinjiramo, Imana ya Isiraheli irarema ikintu gishya ku buzima bwawe. Hari Yeriko yariri imbere yawe, iyo Yeriko irariduka. Yeriko y'amadeni, Yeriko y'ubushomeri, Yeriko y'igisuzuguriro, iyo Yeriko irariduka mu izina rya Yesu. Hari Yeriko imaze igihe iri imbere yawe, Yeriko y'uburwayi iraridutse mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hari Yeriko igiye kuriduka. Urankurikiye umaze igihe kinini urwaye, ariko Imana igiye kuritura iyo Yeriko. Kwezi kwa karindwi, kwezi k'umugisha ku buzima bwawe, kwezi ko kwakira igitangaza. Muri wowe hari harimo ubwoba bw'uko ibyawe bitazemera, ariko biremeye mu izina rya Yesu. Hari wowe hari harimo yuko utazabona akazi, ariko karabonetse. Imana ihinduye ibintu, Imana inyuranyije amaboko, Imana iremye ikintu gishya mu izina rya Yesu. Imana yambwiye ngo nze mbwira abantu ngo Yeriko imaze igihe bari imbere iraridutse. Yeriko imaze igihe kuri imbere, sinzi yariyo, sinzi yari kuri imbere, ariko Imana yambwiye ngo nze nkubwire muri iyi saha y'igitangaza ngo Yeriko yari kuri imbere iraridutse mu izina rya Yesu. Sinzi wowe fata iyo Yeriko uvuge ngo iraridutse, fata iyo Yeriko uvuge ngo iraridutse mu izina rya Yesu. Akira kwinjira Kanani. Reka nkubwire, wivuga ngo kubera iki byatinze. Iyo Yeriko itabaho ntabwo ari bubone Kanani. Nta Yeriko nta Kanani. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Yeriko Yeriko ibanza igahirima kugira ngo winjire Kanani utuje. Imana itugirire neza. Sise kubera iki nabanje guca mu butayu? Yes, nta butayu nta Kanani. Imana itugirire neza. Kugira ngo habeho Kanani nuko habanza kubaho ubutayu. Imana itugirire neza. Kugira ngo kugira ngo uhure n'inshuti ya nyayo nuko ubanza guhura n'abanzi. Urabanza ugahura n'abanzi bakakwanga, ugaseba, bakakwanga, abantu bose bakakwanga. Ugasanga utuye ku murongo w'inzu nk'icumi, ariko ugasanga nta muturanyi ukwemera. Kwibaza uti nabakoze iki? Ugasanga ntawe ugusuhuza. Ugasanga uba mu rusengero abantu bose barakwanga. Kugira ngo uzabone inshuti nuko abantu bazabanza bakakwanga. Uzabanza ugira icyangiro, ariko nyuma uzagira igikundiro. Haleluya, Imana ishimwe. Kugira ngo Imana igukureho ikimwaro nuko wabanzaho kumwara. Urabanza ukamwara, ukamwara karitsiye ikabimenya, abantu bose bakabimenya, nawe watambuka ukibonaho ikimwaro. Buriya hari ikimwaro kiba gifite ubuzima gatozi, hari ikimwaro kiba ku buzima bw'umuntu wareba ukavuga uti iki ni ikimwaro kwe. Ubwo buryo handi uko ari ikimwaro wicara ugiye no kurya baguhaye ibiryo niyo yaba ari inkoko,
iki kimwaro kikitambika imbere, wareba Satani akaza akakumvisha ko udakwiriye kuyirya, ubwo se ubwo urayinyuza he, ubwo se ni wowe ukwiriye, ubwo se mana we, mbega hari amajwi akurondora. Ariko iyo yari kwiraridutse mu izina rya Yesu. Zoni mashando wiribirifai lele botaye nini topevo niniya. Ndashaka kubona abantu bazamurira Imana icyubahiro, zamurira Imana icyubahiro. Yeriko yari iri kuri imbere iraridutse. Jya muri comment uzamurira Imana icyubahiro, uvuga uti haleluya. Jya muri comment uvuge ngo amena, nakiriye ubutsinzi. Jya muri comment uvuge ngo haleluya mina, nakiriye ubutsinzi. Ndashaka kubona umubare w'abantu benshi bamanuka bakajya muri comment bavuga ngo bakiriye ubutsinzi. Ibi nkubwira birasohora vuba, ibi nkubwira Imana yabimbwiye. Ije gutabara abantu bayo. Imana ije kunyuranya amaboko y'ibitavuga Imana. Imana ije kunyuranya amaboko y'abantu bamaze igihe bakurwanya. Hari abarozi bamaze igihe barakwibasiye. Hari umusozi w'ibigeragezo umazeho iminsi, ariko uwo musozi uraridutse none ahangaha. Imana ikuremeye ikintu gishya, Imana ikuremeye ubuhamya bushya, Imana ikuremeye amateka mashya, Imana ikuremeye icyerekezo gishya. Humura, Yesu ahagararanye nawe. Umaze igihe mu bushomeri, ariko akira kwinjira mu kazi kawe, akira kwinjira mu kazi kawe karabonetse. Zoni mashando wiribirifai, ndaguhanurira wa mushomeri we, ntabwo ari uko bizahora. Dore amateka arahindutse. Ukwezi kwa karindwi ndakwinjiza mu kazi mu izina rya Yesu. Ndaguhanurira wowe umaze igihe kinini utabyara, Imana iri mu gihugu cyo mu ijoro iremye ikintu gishya, izanye urubyaro ku buzima bwawe. Akira, 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 akira. Umva umunyenga wo guterura umwana no kumuheka. Imana itugirire neza. Umva umunyenga wo kubyara ugakikira. Yiwe Imana ishimwe, Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Twagiye, reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma Yesaya, ubutumwa bwiza bwa Yesaya, ibice byaho ni 54. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 2. Haravuze ngo agura ikibanza cy'ihema ryawe, rega inyegamo zo mu mazu yawe zigireyo, ntugarukire hafi. Wagura imigozi yawe ibe miremire, ushimangire imambo zawe. Haleluya. Abyumvishije? Agura. Hano hajemo kwagura. Imana y'amahoro itugirire neza. Uyu munsi watekererezaga mu bintu bitoya, watekerezaga mu bintu biri aho ngaho byareja. Oya, agura. Imana ije kurema ikintu gishya. Umva, kuko uzarambura ujya iburyo n'ibumoso, urubyaro rwawe ruzahindura amahanga, kandi ruzatuza abantu mu midugudu yabaye amatongo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Umva, ku murongo wa 4 yaravuze ngo witinya. Imana ishimwe cyane. Witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe n'umugabo wo mu bupfakazi bwawe ntuzawibuka ukundi. La benefo shando wiribirifa. Imana ishimwe cyane. Witinya. Imana ishimwe. Witinya mama, witinya papa, witinya wowe nkurikiye. Hari ikintu kimaze igihe kigukanze, hari ikintu kimaze igihe kigukanuriye amaso, ureba ukabona ukavuga uti si ibi ni ibiki, ariko witinya. Imana imanuye ingabo zo kukurwanirira. Data arakwibutse, data arakurengeye, data kubambiye amahema, data akubambiye amahema. Ubu buhanuzi bwakire n'ubwawe, nubwo ukwezi kwa karindwi. Buno buhanuzi bwakire n'ubwawe, bwakire mu izina rya Yesu Kristo. Bwakire, burasohoye vuba cyane. Ugiye kubirebesha amaso yawe. Ibi ntabwo bitinze. Tukinjira mu kwezi kwa karindwi, hari ikintu gishya data agiye kuzana mu rugo iwawe. Urakira igitangaza kidasanzwe. Uraba uri mu Rwanda, uraba uri hanze yawe, wumva ururimi mvuga, bumva ikinyarwanda mwese, n'abarusemurirwa n'abandi. Ubu buhanuzi ni ubw'abantu bose. Imana ije gutabara abantu bayo. Munyumve neza, abantu bayo, abantu b'Imana nibo Imana ije gutabara. Abantu b'Imana nibo Imana ije gutabara. Imana itugirire neza. Niba uri umuntu w'Imana, Imana ije kugutabara. Warababaye urihangana, niba uri umuntu w'Imana warihanganye. Niba uri umuntu w'Imana warababaye, wanyuze mu bikomeye, ariko Imana ije kugutabara. Ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo uzamwara. Imana ikuremeye ikintu gishya. Imana ishimwe. Ndimo ndagana ku musozo. N'ubuhanuzi Imana yari impaye kuguha, kandi wumve yuko bugiye gusohora. Burihuse, ibi birihuse cyane. Imana ishimwe, birihuse. Byakire, byakire mu izina rya Yesu. Nubyizera biraba, nubyakira biraba. Imana ije gukiza indwara, Imana ije kubohora abantu bayo, Imana ije gukuraho abantu igisuzuguriro,
Imana ije gukuraho abantu uburetwa, Imana ije kumara abantu umubabaro. Umva mbabwire, abantu bamaze igihe bavuga ngo Imana ntigikora. Oya, Imana yacu iracyakora, Imana yacu iracyavuga kandi igasohoza, iracyicaye ku ntebe yayo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Yesu ni umwami, Yesu ni umutabazi, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Rero humura kuko utazakorwa n'isoni, wimwara kuko isoni ntizizagukora. Data agukuyeho isoni. Hari abantu bakumwaje, hari abantu bagusebeje, hari abantu bakuvuze nabi, hari abantu bagututse, hari abantu bakugiriye mu butayu, barakuvuma bagusengera nabi, ariko data aje kubakoza isoni. Barajya he ku ijuru ritabaye. Haleluya, Imana igukoreye ibikomeye, Imana ikoze surprise mu buzima bwawe. Uyu mwaka ni uw'umugisha kuri wowe, uyu mwaka ni uwo kwakira, uyu mwaka ibintu birahindutse. Yesu ahinduye ibintu, Yesu ahinduye ibintu. Abantu bagiye gucanganyukirwa babonye ibyo Yesu akoze ku buzima bwawe. Imana y'amahoro ibahe umugisha, Imana y'amahoro ibishimire. Data wa twese abagurira imbago, ndagira ngo nkubwire, nta kure habaho Imana itakuvana, nta kure habaho Imana itakugeza. Witinya kuko Uwiteka ari kumwe nawe, Uwiteka ahagararanye nawe. Nari nkuzaniye buno buhanuzi kandi narinje kukubwira ngo Uwiteka arakwibutse, kandi Uwiteka arakurwaniriye, kandi Uwiteka aguciriye inzira, Uwiteka akoze ibikomeye mu maso y'abagupingaga. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Kadusenge. Data, ndagushima kuri Imana igira neza, ndagushima ko utabaye abantu bawe. Yeriko yari bari imbere iraridutse, abantu bawe bamaze umubabaro, abantu bawe bamaze agahinda, indwara zirakize, kandi ubakuyeho isoni n'ikimwaro. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Data kugirire neza, Data kwishimire, Data kubambira amahema, agukomereza amaboko. Niba utari wakora subscribe kuri iyi channel wayikoze, ko ntacyo bitwaye. Yikore, Yesu araguha umugisha. Sharinga n'abandi iki kiganiro kigere kure, ubuhanuzi bugere kure. Bwoherereze mwene so, niba bugufashije bwoherereze mwene so. Ufatanye nanjye kuvuga ubutumwa ko Data mpamagariye guhanurira amahanga, kandi ndumva koko ngiye guhanura. Ibyo si byo nirata, ndirata Kristo wampaye agakiza ke ku buntu. Icyo nicyo mushimira yo kabyara. Rero Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ndabakunda, ndi hano kubera mwebwe. Nukuri abantu mwakufasha umwanya wanyu mugakoresha internet yanyu, ugakanda subscribe Profete Ema, tukaba twujuje abantu 1000. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka dukomeze twihute twuzuze n'ibihumbi 10. Byose bizakorwa nawe nidufatanya, nuhagararana nanjye tuzagera kure kandi tuzaba batsinze. Data kumpera umugisha. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom, shalom.